iriya channel ya Rupasi TV ni Rupasi TV show Rupasi ni Rupasi TV show Rupasi nonje nigarukiye nanjye nkayivamo yego na Rupasi Rupasi ya channel ya Rupasi TV show nonje ngarukaho nkayivamo aha turi nihe kuri basi turi kuri basi ubwo ni hahandi bonyine abasare yego abenshi barahazi abasare yanditse amateka akomeye cyane barongera barambwira ngo kwa nyirabasare ariko igihe duherukana menya hari ibintu bijyanye n'akazi nigeze kumva ngo abantu b'inama mukunda kugira amafaranga cyane kuri basi harimo abakire benshi cyane ubwo niwe mujyi ushobora kuba ari uwa kabiri tuvuye i Musanze kugera inaha yego niwo mujyi waba ufatika mu mafaranga haba amafaranga cyane kuri basi nyine birashoboka ubutaha tuganira twavuganye yuko mwambwira uburyo umuntu agira amafaranga nyuma agahomba wowe warabimbwiye ati umuntu hari uburyo aba afite amafaranga ariko nyuma agahomba yego ubona umuntu iyo agiye guhomba wenda nk'amafaranga yarayatunze ni ikintu kiba cyamuturutseho cyangwa ni uburyo bwizana nyine nawe guhomba nyine nkanjye reka nitangeho urugero ngewe nari umucuruzi curuza caguwa ndi umuntu umena imari rwose mfite amafaranga ndangije ngewe ikintu cyampombeje covid biraje itejemo ibibazo biravuka ndangije ndanatwita bintwara ibintu by'amafaranga cyane duhera mu rugo bituma mpomba ariko nyine iyo uhombye urabyumva nawe uranahamuka kongera kugorana kandi ufite amafaranga ukabona aragucitse akugeza mu myanya yego biragorana cyane kuko kugeza iyi saa ntago ndongera gusubiraho narindi nyine ariko hari abantu nyine urumva wowe warahombye njye narahombye turi batatu ariko ndashaka kugira ngo twumve iki kintu tucyumve twese dushobora kucyumva kimwe cyangwa tugacyumva bitandukanye hari abantu bicara bakavuga ngo guhomba runaka niba yahombye niwe wabyiteye nta muntu wifuza guhomba hari umuntu ukurura igihombo nawe hari umuntu wavuga ngo niba naryaga inyama nsubire inyuma njye kurya nawe imyumbati. nta muntu wakwishimira guhomba. Gusa guhomba hari abantu bahomba babyiteye babaho nabo. Uwo guhomba byiteye ababiteye nka gute? Hari ukuntu umuntu wenda bari umucuruzi ari umusinzi ari umuntu ukunda abagore. Rero iyo uwo umuntu hari ukuntu atwara nka wenda nk'ibihumbi 500 mu gikapu akajya mu kabara agasinda, yamara gusinda bugacya akajya wenda nko kunda runaka ikamwiba, bugacya yisanga nta n'ijana afite, ejo bikabuko asanga iduka riragiye. Icyo gice tugarutse ku mugabo. None aho turebye ko umugabo ashobora guhomba yabitewe n'indari yaguriye cyangwa n'umugore yaguriye, umugore noneho urusange n'ubusinzi yabitewe n'iki? Wowe urambwira ati icyatumye mpomba ni muri covid yaraje turakinga bigenda gutya ndahomba, ariko noneho umuntu w'umugore ukatajya muri ibyo atahuye n'iriya mbogamizi nk'iya covid, wo guhomba byatewe n'iki? Umugore nawe birashoboka ashobora kuba afite amafaranga ariko atazi kuyakontorora, akayiraramo atazi, cyangwa se ari amaguzanyo ya banki ntamenye kuvuga ati reka nkore neza nyine akirara. Tujya mu matsinda tugaterura amafaranga ngo tugiye gukora, twamara gukora y'amafaranga tukayiraramo kandi tuzayishura. Aho hantu naho yutera amafaranga nuyafate ngo yakoreshe icyo wari ugiye gukora niko haguhomba. Ngo ni amafaranga y'amaguzanyo. Ni amaguzanyo. Umuntu agiye kuryamo inyama. Yego. Ureteruye ugiye gutangira kurya inyama. Kandi amafaranga ugiye kurya inyama nayuyu saa yawe.
kandi wa muntu waje kwizigama akeneye amafaranga ye none wowe urayafashe ugiye kuyajyamo inyama ni kwa guhomba rero cyangwa se wabona undi mugore yambaye igitenge cy'ibihumbi 70 ukacyifuza ukajya guterura bugake uri gutera mu itsinda saa yawe uri kurya saa yawe naho abagore duhombera abagore kugira ingeso yo guharara nacyo cyatuma cyane abagore tugira ingeso yo kubona runaka afite ikintu kumva ko wakigura kandi ubushobozi yatumye akigura wowe ntabwo ufite urumva ko wajya gutera amafaranga y'abandi mu matsinda cyangwa kuri banki abafite ubushobozi bwo kujya ku mabanki bagenda bagaterura wenda hari akantu gato nshobora kwinjiramo nyine iyo abagore baharaye ngo hari igihe umugore ashyira n'umugabo we kuri puresha ngo urangurira iki urangurira iki ariko noneho urumva niba umugore umushingiye bizinesi urumva ukayimurekurira akagenda akayibamo hari igihe muri bya bindi yagaguteye puresha akubwira ngo ngurira ibi uri ko bizinesi ari urimo kuyiyobora yisanzuye ayirira uko ashaka iyo yiriye uko ashaka rero ni cya gihe twumva ngo yahombye yego agatangira ngaho uramutse uhombye uri umugore amafaranga y'umugabo yamuhaye nyuma ukongera ukamubwira ngo mande amafaranga ayakwimye wamurenganya ntabwo wamurenganya niba araguhaye ya mbere gagahomba azabwirwa n'iki kaya kabiri se agatazahomba neza ko ibyo bintu mubyirengagiza mukabashyira kuri puresha kandi muzi yuko amafaranga bayabahaye mukayahombye sugira ngo buretse ibya kera ubu hari umugabo ugiye umugore igishoro wapi urakihigira pe abagore ni iminsi igishoro mugikura he tujya mu matsinda aribyo nkubwira ni tujya mu matsinda bateye imbere nubwo nyine uyu yatubwiye ati hari igihe umuntu ahomba ukagira ihahamuka cyane rwose noneho no gukora bikakunanira kubyakira bikanga tujya tubona abagore muba mwarateye imbere bamwe amafaranga muba mwarayakureye niba uvuze yuko nta mugabo ugihereza umugore amafaranga muyavana he abagore dusigaye tujya mu matsinda turizigama tukizigama buri cyumweru kandi n'ayo matsinda twayagarutseho ko harimo abagore bamwe bashobora kuyajyamo bamara kuyajyamo bakavanamo amafaranga ntibabashe kubishyura kuko bayaguze n'inyama kandi batari zo bayateganyirije bose rero ntago ari bamwe hari uyakuramo akajya kwigurira inyama hari n'uyakuramo akajya gushora agakora ntabwo bose ariko bayarya inyama ariko ngiyo umugore avanye amafaranga mu itsinda gutya akagenda akagura inyama akaziteka mu rugo abwira umugabo ati nanjye uyu munsi naziguze sha ati nanjye uyu munsi nazigondeye cyane rwose gikomeye arega zirahenda se inyama zirahenda umugabo ukuguriye igitenge cy'ibihumbi 30 kumugurira inyama byamunanira inyama urajya umunsi umwe n'igitenge urambara mu mwaka ubwo urumva bihuriye hari ikindi kintu nigeze kubona umugore reka turebe aho ngaho umugore wamuha ubushobozi nk'ubw'umugabo mu guhiga amafaranga bakagira nk'igihinduka bikavuga ngo umugore niwe ugiye kugaburira umugabo byibuze nk'amezi 2 cyangwa 3 umugabo wawe adakora akamara ayo mezi 3 umugaburira umugore w'ubusa yose yamenya yuko umugabo wawe ntagazaje cyane rwose kuko icyo kintu atari cyo oya nibyo mumaganire mu bwete oya cyangwa yego umugabo amaze ukwezi aryamye mu rugo adakora ari uwo mutunzi ari njye w'umutunzi ibyo byavamo se ariko se ubu n'abagabo noneho babyuka mu gitondo bajya gupagasa kandi ntibahahira abagore ariko bagiye gupagasa bikitwa ko yafashe kandi ari umugore wihaye ariko noneho ngewe nyine icyo ngicyo ari kigurimo kiragenda igaretse yose yamenye yuko naheruka guhaha ari wowe usigaye umahira ariko kubera yigwa aryamye kubera yigwa mu rugo ariko atirimutse ntabwo bavuga ko umugabo adahaha ariko ntazana amafaranga n'ubundi byatuma utabivuga se mbese abagore b'iki umugore w'iki gihe ntabwo yakugaburira uryamye nta nubwo n'iminsi 3 byonyine wajya ubirya asakuza oya baravuga abagore ni ubwabya bworoshye ariko n'ubundi kwihangana kwanyu nyine ikintu kucyakira ngo ukigire icyawe biragora ubwo bivuze ngo ni nk'ubwo gutunga urugo umugore nyine agafata inshingano z'umugabo
ubwo turacyari muri ya mibare y'amafaranga bamwe barahomba abandi bakunguka ariko tukavuga ngo niba uyu mugabo yari afite bizinesi yo gukora yarahagaze agiye gutungwa n'umugore niyo umugore waba waramuhaye igishoro akoresha ari wowe wakimuhaye ntabwo yabura kuyicyurira yagucyurira umugore none ibyo bintu kubera iki mutumve ko mwakwakira inshingano z'ibyo nk'uko abagabo bazakira umugabo nyine ko inshingano z'umugabo ari ugutunga urugo kuki ngiye mugore ugiye kumpa izo nshingano kandi nazo nshoboye kuki utazishobora kandi tujye twumvikana yuko imbaraga dufite abagore ntabwo ari izo gupagasa ngo duhahire abagabo imbaraga dufite ni izo umugabo no gupagaza tugatekera abana bakarya muri iyi minsi abagore dufite si abo kunagigira mu kanwa gusa urumva nabo barashoboye turashoboye kabisa umubyeyi urashoboye urumva urashoboye turashoboye rwose kandi biragaragara yuko mushoboye turashoboye turakorerega ahubwo hari ibyo mushoboye hari n'ibyo mudashoboye ariko icyo ushoboye njyewe uyu munsi nabuze uri bukinyurire ejo yuko wakinkoreye njye ntacyo nabashije gukora nkeneye gukomotsa kubuza nkeneye ujya umugabo ujya ibiryo by'umugore kabisa nanjye ntabwo yabijya icyumweru pe ibyo kurya by'umugore kabiri cyangwa cyane rwose bagabaho muri mujye mumenya ko muba muri kujya amarira y'abagore bacu ahubwo ni ibintu byiza twabyita umugore ahasha ubwa mbere ubwa kabiri ubwa gatatu umugabo uraho uraryamye simbizi pe uraryamye ariko ujya wibuka uburyo tuba twarahuye duhura niyo tugiye gusezerana dusezerana kubana mu bibi no mu byiza tugasezerana yuko umunsi nzaba nahashye nawe wahaha ibyo barabyubahiriza nyine kubera iki mwuko inshingano izo nshingano z'umugabo zitari iz'umugore nyine aho hantu ni ikibazo kuko uba ubona ko abagore turaba nta nyege nkeya kumva ubundi twebwe tuzi ko inshingano z'umugabo ari uguhaha waba uri mu bukode akishyura inzu cyane ubwo niko twumva ko oya mwese mubaye mukora murahuza mu rugo mwese mugabo ariko kubona ngo umugabo niwe uryamye noneho atarwaye ari muzima yajya gutunda n'umucanga ariko akazana icyo gihumbi ibaze urimo uranyereza gutanga utuntu umucanga w'igihumbi none se sibyo kandi iyo nagiye mu kazi nshobora gukora n'ibihumbi 100 nkabizana wenda ejo sinzasubirayo nshobora gukabona rimwe mu kwezi ariko nijya kwikorera umucanga barame igihumbi ngiye kuvunika kandi ubwo umutwe mfite ni uwo gutekereza si uwo kuvunikisha ese umugabo utagwaye amara iminsi ingahe mu rugo kubera iki nta burwayi afite akazi karabura ni umusirikare se wenda ngo ari muri konji ni umupolisi wenda ngo ari muri ngo ari mu kibare niko basanganye ibyo bintu bibaho niba utari umusirikare utari muri konji umara igihe kingana gutyo mu rugo ukuramo iki ariko nzi yuko umuntu ashobora kukimara yabuze akazi oya wavuga ni uyu mugenzi wanjye ubonye akazi kawe gahagaze urumva kugira ngo ubaheze za nshingano z'urugo jya gutora umucanga wikoreye n'amabuye umucanga ni igihumbi nakubisobanuriye neza ariko ibyo ntabwo gihahagwa n'ubu uri kugitesha agaciro umutwe mfite si uwo kwikorera umucanga kuko iyo ngiye mu kazi kanjye ushobora gukorera ibihumbi bigera mu 100 umunsi umwe ugiye kunyikoreza umucanga kandi umutwe mfite ubwo rero ufite uburyo wajya urarya none se njye ihangane ungaburire kuko nanjye nayabonye ndagabura ko nanjye ubwo byanze najya guhingira umuntu